turagarutse kuri Rwanda Gospel TV. Dushima Imana yaturinze nawe ikakurinda. Dushima Imana yuko uyu munsi wa none tugarutse mu imbere yayo tuje kuvuga ibyiza byayo. Reka tujye dusenga. Data mu izina rya Yesu, uri Imana igira neza, waturinze, ushimwe kandi uhabwe icyubahiro. Mwami w'abami, turavuga ngo uri Imana, ibihe byose uhora uri Imana, ntabwo ujya uhinduka. Mwami w'abami, uhora ushobora byose kandi witwishobora byose. Mu izina rya Yesu turasenga ngo uzubane natwe, mwami wanjye, ari abavuga ijambo ryawe, abaryumva, abateze amatwi, twese hamwe turasaba umugisha wawe. Mu izina rya Yesu tuhamagara imbaraga z'umwuka wera kugira ngo zihagarare natwe, ubane natwe, tugirire neza, maze izina ryawe rikomeze gushyirwa hejuru. Urakoze Mana, mwami wanjye, ishimwe n'icyo reka tubibe ibyawe mu izina rya Yesu. Amina. Tunanejwe no kuba imbere y'Imana, tunanejwe no kuba tuje nanone kuvuga ijambo ry'Imana. Tugiye kugana ku ijambo rigufi cyane kandi rifata ku mutima umwe wese uteze amatwi. Tuje kugana ku ijambo rivuga ngo Uwiteka aragarutse, cyangwa se Yesu aragarutse. Yesu aragarutse nanone. Igihe kimwe Yesu yagendaga akijaza kugira akagaruka. Bibiliya yavuga ngo ntabwo yazaga gusa, ahubwo yazaga hari impamvu imuzanye. Rero uyu munsi wa none tuje kuganiza ku ijambo Yesu agarutse mu byawe. Yesu aje iwawe. Yesu araje kugira ngo akugirire neza. Araje ntakiri ikimuzanye. Yesu ashimwe cyane. Nta yindi mpamvu yazanaga Yesu. Ntabwo Yesu yapfa guhaguruka ngo agende. Ntabwo Yesu yapfa guhaguruka ngo apfe kugenda nta mishoni cyangwa se nta misa yagiyemo. Bibiliya ngo yajyaga igihe kimwe yiyumvagamo ko agiye kunyura ahantu runaka. Niba yumvagamo ko agiye kunyura ahantu hari impamvu, yagendaga n'umurwayi akamukiza, yagendaga agasanga abantu babuze igisubizo akababera igisubizo. Rero uyu munsi wa none muzanije bavuga ngo Yesu agarutse nanone mu byawe. Bashobora gukora igihe kinini watakaje, bashobora gukora iminsi myinshi watakaje, bashobora gukora igihe kinini wataye, ariko ndakubwiye umunsi wa none ngo Yesu aje mu byawe. Kandi nagaruka iwawe ntabwo agusaba ko waruri. Tugiye gusoma ijambo riri mu Luka ibice 8 umurongo wa 40. Aravuga ngo Yesu akigaruka abantu benshi baramwakira kuko bose bari bamutegereje. Nuko haza umuntu witwaga Yayiro, umutware w'isinagogi, araza yikubita imbere y'ibirenge bya Yesu, aramwinginga ngo aze iwe, kuko yari afite umukobwa w'ikinege wari umaze imyaka 12 avutse kandi yari agiye gupfa. Akigenda abantu benshi baramubyiga. Haza umugore wari umugongo wari ubimaranye imyaka 12 kandi wari wahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturika inyuma, akora ku rushunda rw'umwenda we. Uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose, barakubyiga, nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Yesu arababwira ati, hariho unkozeho, kuko menye yuko imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore abonye ko adahishwa, aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere. Aramubwira mu maso ya bose icyatumye amukoraho. Yesu ashimwe cyane. Biravuga ngo umudamu Yesu akigaruka ngo abantu benshi baramukurikira. Impamvu bamukurikiraga ni kuba bafite ibyo bamushakaho. Uyu munsi wa none abantu benshi bakurikira Yesu, aho kenshi ntabwo bafite intego y'icyo bamushakaho. Abantu benshi, ariko ndagusaba kugira ngo wowe niba ukurikiye Yesu, gira icyo umushaka kandi icyo umukuraho. Imana ishimwe cyane. Ngo Yesu akigaruka ngo abantu benshi baramukurikira, ngo barangije nubwo bari benshi
nubwo bamutegereje ari benshi, kuko bamutegereje, impamvu bamukurikiye ari benshi niko wowe wanamutegereje. Hari gukurikira, hari no gutegereza. Imana ishimwe cyane. Ngo abantu benshi bamutegereje ariko bamukurikiye, ariko nanone hari n'abandi bamutegereje. Bagusaba ikintu kimwe, bagusaba gukurikira Yesu, ariko ikintu cya kabiri ntabwo gupfa kumukurikira, ujye no gutegereza. Impamvu abantu benshi basubira inyuma muri ibi bihe, impamvu abantu benshi bahuye n'ibibazo bagasubira inyuma bakava mu bya Yesu, ntabwo bagize gutegereza. Kandi udategereje Yesu ntabwo umukoraho igitangaza. Udategereza Yesu ntabwo ubona ubwiza bwe. Udategereje Yesu ntabwo ubona kugira neza kwe. Urakumva mu bandi ariko ubona kugushyikira. Icyo usabwa ni ikintu kimwe, gira kumukurikira ariko ujye no kumutegereza. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi hano turi mu bihe bikomeye abakristo. Uyu munsi insengero zarafunzwe, ariko nta kindi usabwa nk'umukristo. Ukeneye gukurikira Yesu, wakurikiye Yesu nibyo, ariko ukeneye no kumutegereza. Igihe cyose upfa gukurikira gusa utagize gutegereza, unamuka vuba, kandi unamuka vuba ntabwo ugera ku ntego. Imana ishimwe cyane. Wasabwa gukurikira Yesu, ariko usabwa no kumutegereza. Ngo arangije nubwo abandi benshi kuko bamutegereje, ngo muri abo bantu benshi harimo umugabo umwe witwaga Yayiro. Ngo arangije aragenda amwikubita imbere, amenya imbaraga zayo muri Yesu, amenya gukora kw'Imana kwayo muri Yesu, amenya imbaraga z'Imana zayo muri Yesu. Aravuga ati nubwo bimeze gutyo, njyewe nubwo mukurikiye kandi nkamutegereza, ntabwo ndangiriza aho ngaho none. Akomeza ateye indi ntambwe, aravuga ati ndamukoraho. Imana ishimwe cyane. Yagize gukurikira, agira gutegereza, ajya no kumukoraho. Ibyo bintu byose uko bitatu mbivuzeho birasabwa kugira ngo umukristo w'iki gihe ubigire muri wowe. Kuko udakurikira Yesu, iyo ukurikiye Yesu n'umutegereze ntabwo ugira ku ntego. Iyo utegereje Yesu n'utere intego yo kumukoraho, ntabwo unamuka vuba, ntabwo wakira igitangaza cyawe. Muri ibyo byose ngo Yayiro arangije afata nubwo namurikiye Yesu, ndi mu kivuye cy'abantu ndamukurikiye. Ikindi cya kabiri ndanamutegereje. Bagize kumutegereza. Imana ishimwe cyane, kuko bivuga ngo yagarutse, bivuga ngo kugaruka kwe hari aho yaravuye. None aza kugeza igihe cyo kugaruka, agarutse usanga baracyari kumwe nawe, asanga baracyamutegereje. Imana ishimwe cyane. Ngo arangije rero arabata ako ibi ntabwo bihagije, mfite no kumukoraho. Bibiliya ngo yanje agenda namwegera, amwikubita imbere. Ngo yaje amwikubita imbere. Mukristo nshuti yanjye, uye turemo dukeneye kwikubita imbere ya Yesu. Niwe bikomeye abakristo, nibihe bikomere abarokore, niwe bikomereye abana b'Imana, niwe bikomereye abantu. Waba usenga waba udasenga, bihe turimo nibihe bidukomereye. Ariko wasabwa kugira gute kwikubita imbere ya Yesu, ukamubwira ibikunanije, ukamubwira ibyawe. Imana ishimwe cyane. Ukamubwira iby'igihugu cyawe, ukamubwira iby'umuryango wawe. Ukeneye gutegereza kwikubita imbere ya Yesu. Waramubwira Imana iguha umugisha, niba utanamukurikira gerageza utere intambwe umukurikire, kandi niwamukurikiye gerageza gutegereza. Niba urangiza ujya no kwikubita imbere y'ibirenge bye, arahari kugira ngo kugirire neza. Ngo yari yarangije avuga ati Mwami, umwana wanjye ararwaye. Afite umwana umwe w'ikinege, bivuga ngo afite umwana umwe gusa rukumbi. Ngo arangije bamubwira ati afite umwana umwe w'ikinege, amaze imyaka 12 avutse, ariko arenda gupfa. Bivuga ngo yenda gupfa. Arangije ngo amukubita imbere, ngo yamurira. Bibiliya navuga ko yukomeje gusoma ikindi gice kitari icyo twakubwiye yanapfuye, ariko biranga kuko yagejeje kumwikubita imbere ngo ajye amuzurira umwana. Yukomeje gusoma hepfo icyo cyanditswe cyangwa ngo nuko ngo akigira nanone ntabwo yari ahagaze. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo akigenda, ngo arangije ngo ahura n'umudamu. Abantu bumva ko bari benshi, mu bantu benshi ukeneye gukora kuri Yesu. Aba ntabwo bari bakeya, nk'uko uyu munsi abarukore ntabwo ari bakeya, ariko ukeneye gukora kuri Yesu. Ukeneye kumukora, ukeneye kumwikubita imbere wowe ku giti cyawe, udategereje umuryango wawe, udategereje abavandimwe, udategereje inshuti zawe, wowe ubwawe ku giti cyawe ukeneye gukora kuri Yesu. Bivuga ngo umudamu arangije ntabwo yitaye ko abantu ari benshi, ntabwo yitaye ko afite n'ikibazo gikomeye cyane, ntabwo yitaye ko yananiwe. Bibiliya ivuga ngo arangije
ngo agenda anyura mu bantu arabyigana, gira kubyigana muri wowe, gira kubyigana, gira guhatana. Biravuga ngo arangije ngo aragenda akora kuri Yesu, ngo amukozeho ngo yanje ayijekera, ariko biravuga ngo iki nubwo yabikoze bucece. Imana ishimwe cyane, nubwo yabikoze bucece, Yesu Kristo aje kumva imbaraga zimuvuyemo, atangira kuza ninde umuzeho, ngo abigishwa abantu bose baceceka bati nawe, ariko ngo Petero nabagenzi bamwe atako se abantu ko ni benshi, ariko se ku kibazo ngo ninde ukukozeho kandi abantu bama kubyiga, ariko nabati hari umuzeho kuko hari numvisha imbaraga imvuyemo. Bivuga hari uje special, hari uje adasanzwe, hari uje afite intego, hari uje afite icyashaka, hari uje afite icyakeneye, hari uje afite icyo akeneye imbere ya Yesu, ngo yanje arabyigana. Muri bire turimo, muri meho turimo, muri iki gihe kiba kiruhije abakomeye n'abaroheje, ndagusaba gira gukora kuri Yesu, gira kubyigana. Nubwo abandi bananiwe, nubwo abandi basubiye ku nzoga, nubwo abandi basubiye ku itabi, nubwo abandi basubiye mu byaha, nubwo abandi basubiye mu kabari, nubwo akabari kakinzwe, ariko ntabwo byamubuje kugwa, kubera yuko ntabwo yagize kubyigana muri we ngo ace muri benshi akore kuri Yesu. Imana ishimwe cyane. Ndagusaba rero abenshi aho bananiriwe, abenshi aho bacicira intege, ngo covid yabuje abantu gusenga, yekada yakize insengero ariko ntabwo yabuje abantu gusenga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yatumye aho dukorera bahakinga kubera ubwirinzi, kubera turebera impande zose. Turashima Imana ku bwa leta yacu, Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza, kubera yuko bajya batureba badashobora kubona, bajya batureba bakadutekerereza uko nuko n'ubundi mubyeyi agira, nk'uko leta tubona twitaho kuvuga ngo ya hari abagiye guhura n'icyago, reka tuhafunge, reka tuhakinge. Niko n'Imana yacu turebera, ngo ya mwana wanjye ukeneye imodoka ariko ndabona igihe kitaragera, mwana wanjye ndabona ukeneye inzu ariko urabisengera cyane ariko ndabona igihe kitaragera. Oya, Imana nuko ubona leta tuvuga ngo uyu munsi musohoke bajye kubona hari icyago turanaho muretse. Yesu ashimwe cyane. Yes, abatabyishimira bakumva batohemukiye, bakumva ukora babara cyane kuvuga amagambo atari meza yenda, ariko ndakubwiza ukuri leta ari umubyeyi. Yesu ashimwe cyane. Mbabana dusohoka tuzahwana n'intare runaka, tuzahwana n'icyago kikatwica, ibyaye byishimo bigahinduka amarira, ibyaye byishimo bigahinduka umuborogo. Leta ikavuga ati muhagarara rero muretse, nubwo muri ibi bihe batishimye abanyarwanda bamwe, ariko n'ukuri nuko bikwiriye, kuko leta ari umubyeyi iragenda iturebera, nuko n'Imana yacu iturebera kuvuga ngo ya noneho nahanga ntabwo bikwiriye, yewe mwana wanje aha ntabwo bikwiriye, yewe mwana wanje nubwo ushaka iki ngiki, nubwo ushaka kugira ngo bigende gutya na gutya, nubwo mbona ukeneye inzu, nubwo mbona ukeneye amafaranga runaka, nubwo mbona ukeneye imodoka, nubwo mbona ukeneye kujya hanze muri Amerika, ariko nabo nta kintu kikujyanayo. Oya, reka bigende gutya na gutya, kuko Imana yacu ituriho udashobora kubona. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bibiliya iravuga ngo arangije ngo umugore mwikubita imbere amukoraho. Yari yaje amwikubita imbere kugira ngo akize umwana we. Umudamu we niwe afite ikibazo ku giti cye, araza amukoraho, yumva hagihindutse. Ndagusaba nshutangiye umunsi wa none, gira gukora kuri Yesu. Yesu yumve ko hagihindutse, Yesu yumve ko hari ukuntu byagenze muri we, noneho azi wawe akugiriye neza. Ndavuga ngo Yesu agarutse iwawe nanone. Yaraje arahanyura gusa asanga ko waruri, ariko Yesu nagaruka icyago wari ufite kirakira. Yesu nagaruka waramaze imyaka 12 arakira. Yesu nagaruka abavuzi bakumazeho ibintu, abavuzi barakubeshe, abahanuzi barakubeshe, tanga ituro, tanga ibiki niwarakira, gira ibyo utanga. Uri umunsi wa none usigaye uhagaze, ariko Yesu agarutse nanone mu byawe. Yesu araje kugira ngo kugirire neza. Imana ishimwe cyane. Yesu araje kugira ngo yongere ahaze kwifuza kwawe, yongere agusetse. Humura, nubwo bakubeshe igihe kinini, nubwo batakubwije ukuri igihe kinini, ariko ndakugushishikariza uyu munsi wa none ngo Yesu aragarutse none kugira ngo kugirire neza. Imana ishimwe cyane. Yesu ageze kwa Yairo, umwana we yarakize. Yesu ageze kuri mudamu waremanye imyaka 12 ikibazo, umudamu ngo kanya icyago cye cyarakize. Bivuga ngo yaramaze igihe kinini, ngo ibintu bye byose byo mu nzu yaramaze ngo yamashe mu bavuzi kugira ngo bamukize, ariko nta n'umwe washoboye kumukiza.
ariko Yesu ahageze icyago kirakira. Uyu munsi wa none ndagusaba kugira ngo Yesu yinjiye mu nzu yawe, Yesu yinjiye mu byawe, Yesu yinjiye muri business zawe, Yesu yinjiye mu mutima wawe, Yesu yinjire aza akugire neza. Mwemerere nagapfe kuza gusa, utamuhekaremo nagaza, utamwemere nagaza, kuko abantu bari benshi. Uyu munsi abantu turi benshi, ako yanje ngo umudamu gusa, anje ngo nubone bamumutikaga we yakeneye kumufataho. Abantu benshi turasenga ariko wongera kumufataho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Yayiru ngo yari mu bantu benshi bamutegereje, ariko ngo anje yaragenda mu ikubita imbere. Niho ugiye kwikubita imbere y'ibirenge by'umwami wawe, by'umwami Yesu aze akugirire neza. Ntabwo ugarusubira nko waruri, ntabwo Yesu aguseba nko waruri, kuko aje kugira ngo ugire neza kandi aje kugira ngo ahaze kwifuza kwawe. Imana ishimwe cyane. Imana bamugisha rero, Imana bagire neza. Mvuga uyu munsi wa none ngo reka Yesu aze mu byawe, aza kugire neza kandi araza ibyamarira abihindura ibitwenge, aza gusetse nk'uko umunsi mwasesheje Sara agasetsa Hana, abari ingumba bakaba ababyeyi. Reka uyu munsi wa none nawe Yesu aze gusetse wari ingumba uhinduka umubyeyi mu izina rya Yesu. Mwimana abaho umugisha kandi abagirire neza. Data mu izina rya Yesu Kristo, reka mwese mumaze kwifuza kwe, Mana waramarira reka atangiye guseka. Mu izina rya Yesu, imbaraga zisumba byose kaze mumanukire. Gukiza kwawe mwami Yesu, reka kuze mu mutima we, kuze ku mwana we, muze mu business ze, kuze Mana mu rugo rwe, Mana yanjye mu rushako rwe, urushako rwe rumaze kumunanira, reka rwongere mwami Yesu, winje mu rushako rwe, wongere mwami wanjye kurutunganya. Mu izina rya Yesu, mwumve mwami mwe wese mutega gutwi, mwumve gusenga kwe kandi amarira ye uyumve kandi urasubize. Urakoze mwami, wakije umukobwa wa Yayiru, wakeje umudamu w'Imana ikibazo imyaka 12 ngo ava umugongo no kunuka yanutse, ariko Yesu uhageze agukozaho gusa bivuga ngo amaraso arakama. Reka icyo kibazo kitagiye gukama, reka icyo cyama kitangiye gukama, reka icyo ngicyo cyaba igisubizo mu izina rya Yesu, ayibone igisubizo. Urakoze Nyiringabo Mana, ishimwe n'icyo kabiri byawe, urafuka na Omega, uzajye ukabona iherezo. Ishimwe n'icyo tubayewe mwanzwe twizeye mu izina rya Yesu, amen. Amazirane yarandi Umutoni Peace. Ushatse gusengerwa cyangwa se gutanga icyifuzo, inomero nizazira ntabwo zirahinduka, 0788 44 38 67. Mwimana abaho umugisha, mwimana abasetse, mwimana haze kwifuza kwanyu, mwimana abateteshe mu izina rya Yesu, amen.